abadepite batorerwa manda y'imyaka 5 bashobora kongera gutorerwa izindi manda. Abasenateri uko twababwiraga 26 nagira ngo mbasobanurire n'uburyo batorwa kugira ngo tuze kubitandukanya nuko n'abadepite batorwa. Abasenateri 12 batorwa n'inzego zihariye hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu. Ubwo bumvuze 12 na nabwe 26 bose hamwe 12 rero batorwa n'inzego zihariye hakurikijwe imitegekere y'inzego z'igihugu. Hanyuma abasenateri 8 bashyirwaho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, by'umwihariko akita ku bumwe bw'abanyarwanda, kwihagarirwa ry'igice cy'abanyarwanda amateka agaragaza ko basigaye inyuma, no ku zindi nyungu rusange z'igihugu. Abo ni babandi 8. Ubwo bose hamwe bamaze kuba 20. Hanyuma abasenateri 4 bashyirwaho n'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki. Muzi ko dufite imitwe ya politiki 11. Iyo mitwe ya politiki rero ihuriro ryayo iryo rishyiraho abandi 4 babaye 24. Hanyuma hakaza kuza umwarimu cyangwa umushakashatsi uba wavuye mu mashuri makuru ya leta ku rwego nibura rw'umwarimu wungirije utorwa n'abarimu n'abashakashatsi bo muri ayo mashuri, atowe muri mu mashuri makuru. Ni umwarimu cyangwa se umushakashatsi. Uwo ni umwe babaye 25. Hakiyongeraho 26 nawe uba watowe mu mashuri yigenga, yandi ya mbere yari aya leta cyangwa se ashinzwe ubushakashatsi. Noneho abandi bo ni amashuri yigenga cyangwa se ubushakashatsi atorwa umwarimu cyangwa se ubushakashatsi ariko mu mashuri yigenga. Hamwe na leta ahandi ni mu yigenga. Ubwo bose hamwe bakabaye 26. Icyo twababwira yenda nuko abahoze ari abakuru b'igihugu barangije neza manda yabo cyangwa basezeye ku bushake bwabo babisabye Perezida wa Sena, bikemezwa na biro ya Sena mu gihe kitarenze imyaka 3, naho iminsi 30. Abo nabo bashobora kwemererwa kuba bajya muri babandi twavugaga hariya bose bakomoka 26. Ku bijyanye rero noneho n'abagize umutwe w'abadepite babandi 80. Umutwe w'abadepite ugizwe n'abadepite 80 kuko nari ndimbe babwira, ariko abo bashobora guturuka cyangwa bagatorwa mu byiciro bikurikira. Turabonamwo abadepite 53 batorwa ku liste y'amazina ndakuka y'abakandida batangwa n'imitwe ya politike cyangwa biyamamaza ku giti cyabo. Ngira ngo ubushize nta minsi myinshi ishize muri 24 abana murabyibuka ko twagize amatora. Dutora Perezida wa Repubulika ariko dutora n'abadepite n'abo basenateri twavugaga. Ariko abadepite hari igiciro cya mbere 53 batorwa ku liste ndakuka y'abakandida baba batanzwe n'imitwe ya politike cyangwa se bakaba biyamamaza ku giti cyabo. Hanyuma hari abandi badepite by'umwihariko 24 b'abagore batorwa n'inzego zihariye hakurikije imitegekere y'igihugu. Mujya mwumva komite za Senef nazo zikajya zigatora abagore 24. Impamvu 24, itegeko nshinga rigaragaza ko nibura 30% by'abagize inteko ishinga amategeko bagombye kuba ari abagore. Igihe rero 80 yose hamwe iyo tugiye kureba 30% na 80 ni 24. Icyo gihe rero 24 ikagenwa by'umwihariko kugira ngo babandi 30 byanga bikunda baboneke, nubwo atari bo bagize inteko ishinga amategeko gusa, kubera ko no muri ya mitwe ya politiki nabo abakandida twavugaga nabo baba bajemo, haba hajemo abagore, ariko noneho hagahabwa umwihariko bari 24 bakava mu bagore, bari abagore 24 bakaza n'umwihariko. Hanyuma hari ikindi cyiciro cy'urubyiruko. Shadrake wihuse. Hari ikindi cyiciro cy'urubyiruko
n'abadepite babiri batorwa n'inama y'igihugu y'urubyiruko. Abo bahagarariye urubyiruko. Ejo bundi namwe muzaba mwageze muri icyo cyiciro, si byo se? Namwe muzaba mwageze muri icyo cyiciro. Ni urubyiruko, umukobwa n'umuhungu bahagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko, batorwa n'inama y'igihugu y'urubyiruko. Turabafite nabo. Hanyuma hakaza kuza n'undi mudepite umwe uhagarariye abantu bafite ubumuga, nawe atorwa na ya nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga. Ngabo rero babandi nababwiraga 80 bagize umutwe w'abadepite. Twumvise ko sena ari 26, hanyuma abadepite bakaba 80. Yego, twakomeza. Hanyuma kugira ngo abo bose twavuze batangire imirimo bagomba kurahira. Mbere yo gutangira imirimo, baba abagize inteko ishinga amategeko, baba abasenateri, baba abadepite, bagomba kurahirira imbere ya nyakubahwa perezida wa repubulika, bakarahira za ndahiro. Niyo mpamvu mubona hariya bamwe amafoto uko bigaragaza bariho bararahira, ntabwo batangira imirimo batararahira. Hanyuma imikorere yabo rero niyo tugira ngo tugarukeho nanone. Tubonye uko batorwa, tugeze no mu mikorere. Imikorere rero y'abagize inteko ishinga amategeko, icya mbere bashinzwe ni ukujya impaka no gutora amategeko. Bajya impaka ku mategeko, abantu batandukanye barayategura. Abo mvuze batandukanye ni kabine, abagize minisiteri bashobora gutegura itegeko bakarizana, ariko n'umudepite umwe ashobora gutegura itegeko akarizana mu nteko rusange y'abadepite, hanyuma rikagibwaho impaka rikaza gutorwa. Niyo mpamvu mwumva ngo hatowe itegeko rimeze gutya na gutya, itegeko ry'umuryango, itegeko rigena imisoro, itegeko rigena ryo mu muhanda, gutwara, amategeko atandukanye mugenda mwumva. Ayo yose abanza kugirwaho impaka, hanyuma akabona gutorwa. Ikindi bakora abagize inteko ishinga amategeko ni ukugenzura ibikorwa bya guverinoma. Ariya mafoto arabagaragariza abantu bari ahantu hatandukanye. Ibikorwa bya guverinoma bigenzurwa hagaragazwa raporo ziba zakozwe, zikaganirwaho hano muri kino cyumba, zikarebwa uko ibikorwa byagenze. Izo raporo niziba ziturutse hari inzego zishinzwe gutanga raporo ku nteko ishinga amategeko. Ariho tubonaho RGB, ariho tubona komisiyo y'igihugu y'abakozi, ariho tubona urwego rw'umuvunyi. Hari inzego ziha raporo inteko ishinga amategeko, ikazisesengura, hanyuma ikagira ibyo ikurikirana. Ariko noneho hakaba n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nawe utanga raporo ku nteko ishinga amategeko, naho hakarebwa ibyo aba yagaragaje bigakurikirana. Ariko nanone muri uko kugenzura, izo ni muri raporo, habaho no kujya kuri tere, kujya kumanuka, kujya mu turere, mu mirenge, hakajya gusurwa ibihakorerwa no kumva ibitekerezo by'abaturage. Icyo gihe rero niho harebwa ibyari gahunda guverinoma iba yarihaye, hanyuma hakarebwa ibyagezweho, imbogamizi zaba zihari, n'ibitekerezo abaturage baba bafite byabafasha kugira ngo bya bindi binogwe. Icyo gihe cyose ni ukugenzura ibyo bikorwa guverinoma, nyakubahwa perezida wa repubulika aba yemereye abaturage ibyo azakora muri manda. Icyo gihe rero inteko ishinga amategeko igira uruhare wo kujya kugenzura bya bindi byemerewe abaturage uko biriho bishyirwa mu bikorwa. Hanyuma ahari imbogamizi cyangwa se ahari ibigomba kwitabwaho cyane, bikongera bikaganirwaho. Abagize minisiteri zirebwa n'ibyo byasuwe bakaza bakaganira n'inteko ishinga amategeko abatumaho hano muri kino cyumba, mujya mubikurikira, hakabaho kuganira nabo kugira ngo harebwe uburyo byanozwa cyangwa se byakwihutishwa kugira ngo umuturage akomeze kuba ku isonga. Icyo niyo nshingano ya kabiri y'inteko ishinga amategeko. Iya mbere twabonye ko ari ukujya impaka no gutora amategeko, iya kabiri ni ukugenzura ibikorwa bya guverinoma. Rero nigeze kubabwira ko komisiyo umutwe w'abadepite ukora mu makomisiyo 9,
amakomisiyo ikoreramwo hari komisiyo y'imiyoborere, uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore, hakaba komisiyo y'ubukungu n'ubucuruzi, hakaba komisiyo y'uburezi, ikoranabuhanga, umuco na siporo n'urubyiruko, hakaba komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano, komisiyo y'imibereho y'abaturage, komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda, uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside, komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo bya leta, komisiyo y'ubutaka, ubuhinzi, ubworozi n'ibidukikije, na komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta. Izo komisiyo zose uko ari 9 ziba zifite inshingano zitandukanye zireba buri komisiyo, nubwo nanone babandi bose bagize izo komisiyo bahura hamwe bakamanuka mu turere bakajya kuganira n'abaturage no gusura bya bikorwa bihari, ariko na buri komisiyo bitewe n'igikorwa yateguye ishobora kumanuka ikajya mu turere, mu mirenge, igiye gukurikirana ibijyanye n'inshingano zayo. Hanyuma inshingano rusange rero z'amakomisiyo nizo ntangiye kubabwira. Za komisiyo 9 twavugaga nk'uko biteganywa n'ingingo ya 62 y'itegeko ngenga rigena imikorere y'umutwe w'abadepite. Inshingano rusange za komisiyo zihoraho, za komisiyo twaziko ari komisiyo zihoraho kuko nyine zihoraho n'ibikorwa byose bikorerwa. Ni ugusuzuma imishinga y'amategeko, kuko ya mishinga twavugaga y'amategeko twavugaga agirwaho impaka, itegeko rishobora kuza rijyanye n'ubuzima, irijyanye n'ubuzima rikoherezwa muri komisiyo y'imibereho, bakaba ariho barisuzumira. Iyo barangije kurisuzuma rero nka komisiyo, noneho barizanira inteko rusange. Inteko rusange ihuriwemo no y'amahuriro yose y'amakomisiyo yose twavugaga. Ariko komisiyo bitewe n'ikiriho n'itegeko rije icyo rigamije, bariha komisiyo irishinzwe, ikaba ariyo irisuzuma, nyuma ikazarigeza ku nteko rusange. Inteko rusange nayo ikayiganiraho, ikajyaho impaka, hanyuma ikabona kuritora cyangwa kuryemeza. Nanone ayo makomisiyo ahoraho ashinzwe kugenzura ibikorwa bya guverinoma bikorewe mu makomisiyo, nk'uko nari babwiye uko komisiyo bitewe n'ibyo ishaka gukurikirana ijya kugenzura bya bikorwa cyangwa igatumiza urwego runaka bitewe n'ikigamijwe. Hanyuma nanone komisiyo zishinzwe gusuzuma ibibazo by'abaturage, gukurikirana amasezerano u Rwanda rugirana n'ibindi bihugu by'amahanga cyangwa imiryango mpuzamahanga arebana n'inshingano za komisiyo. Hakabaho nanone kuba basuzuma raporo ya komisiyo y'igihugu cyangwa y'urwego rwihariye biteganywa n'itegeko nshinga n'andi mategeko ari mu nshingano za komisiyo. Nari nabibabwiye ko hari inzego zitanga raporo, harimo n'urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta na RGB, urwego rw'imiyoborere, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, hakazamwo na za komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, urwego rw'umuvunyi, komisiyo y'igihugu y'abakozi. Izo zose zitanga raporo. Ubwo rero komisiyo zirebwa n'izo raporo nazo zirazisuzuma, hanyuma zikageza ku nteko ishinga amategeko ibyavuye muri iryo suzuma. Hakabaho gukurikirana nanone ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yemejwe n'inteko rusange mu gihe cy'isesengura ryakozwe kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa rya politike ziri mu nshingano zazo, kuko hari politike guverinoma iba yashyizeho. Ubwo rero buri politike buri komisiyo bitewe na politike iyireba nayo ihabwa inshingano yo kuba yakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iyo politike. Politike y'igihugu y'abana ko yashyizweho ikora gute, ese ibyari bigamijwe byose bigerwaho. Hakabaho gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'izo politike. N'uburyo nari ntanze rw'iyo komisiyo y'igihugu y'abana, ariko n'izindi politike ziba zisanzwe zarashyizweho. Ikindi ni uko habaho no gukurikirana ibikorwa remezo bijyanye n'inshingano zayo, ndetse n'ibindi byose byasabwa na biro y'umutwe w'abadepite. Biro y'umutwe w'abadepite sinabibabwiye, igizwe na nyakubahwa perezida w'inteko ishinga amategeko,
akagira n'abavisi babiri, mujya mubyumva mukumva ngo speaker niwe ukuriye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, hanyuma akagira abavisi babiri, ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma n'ushinzwe imari n'abakozi. Nk'uko biteganywa nanone mu nshingano za komisiyo noneho zihariye za komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo bya leta, nayo bigenwa n'itegeko, ingingo ya 69 y'itegeko rigena imikorere y'umutwe w'abadepite, rigaha inshingano komisiyo y'ingengo y'imari zihariye zirimo kurebana n'ibirebana n'umushinga w'ingengo y'imari ya leta, kurebana n'imisoro n'amahoro, imicungire y'imyenda y'igihugu, ibarurishamibare n'igenamigambi ry'igihugu, uko politike y'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo yinjizwa mu ngengo y'imari ya leta, no kureba ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari ya leta, ndetse no kureba ibijyanye n'umutungo wa leta. Izo ni inshingano zihariye za komisiyo y'ingengo y'imari. Niyo tuvuze nk'umwihariko, izindi twari twagiye tuzivuga, izi ntizikuraho za zindi duhuriyeho, zihuriweho na komisiyo zose. Ni umwihariko wa komisiyo y'ingengo y'imari. Nagira ngo wenda tugaruke no kujyanye n'imicungire y'imari n'umutungo bya leta. Nk'uko biteganywa n'itegeko ngenga nimero 002 2022 OR ryo kuwa 12 z'ukwa 12 2022 ryerekeye imicungire y'imari n'umutungo bya leta, Minisitiri w'Intebe ashyikiriza mu nyandiko perezida b'imitwe yombi b'inteko ishinga amategeko, ya mitwe yombi navugaga ni Sena n'umutwe w'abadepite, bitarenze itariki ya 30 Mata ya buri mwaka imbanzirizamushinga y'ingengo y'imari ya leta. Babanza kubashyikiriza imbanzirizamushinga. Urumva ubu turi mu kwa 4, mu minsi iri imbere bazatanga iriya mbanziriza bitarenze iriya tariki. Hanyuma Minisitiri agasobanurira iyo mbanzirizamushinga inteko rusange ihuriweho n'imitwe yombi. Icyo gihe inteko rusange iraterana igahurirwaho n'imitwe yombi, hanyuma agasobanurirwa yambanzirizamushinga. Ikindi ni uko umutwe w'abadepite iyo umaze kwakira ibitekerezo bya Sena no kumva ibitekerezo by'inzego zigenerwa ingengo y'imari n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye barimo sosiyete sivile, inama y'igihugu y'abana n'abandi, uha guverinoma ibitekerezo ku mbanzirizamushinga y'ingengo y'imari. Ya mbanzirizamushinga iyo bamaze kuyishyikiriza imitwe yombi bakanayibasobanurira, noneho abagize inteko ishinga amategeko barayisuzuma, bakareba ibiyikubiyemo byose, kandi bakashyira n'ibitekerezo by'inzego zigenerwa ingengo y'imari ndetse n'abandi bafatanyabikorwa harimo na sosiyete sivile twariho tuvuga, n'abana namwe, ngo namwe ibitekerezo byanyu biba bikenewe. Hanyuma ibyo bitekerezo byose bigahurizwa hamwe, bikongera bigashyikirizwa guverinoma. Ubwo ni kuri ya mbanzirizamushinga iba yateguwe. Ibyo bitekerezo bigomba kuba byatanzwe bitarenze itariki 30 Gicurasi y'umwaka w'ingengo y'imari ya leta. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu bitarenze 30 z'ukwa 4 imbanzirizamushinga izaba yabonetse, isobanurwe, iganirweho, hakusanywa ibyo bitekerezo byose, na Sena nayo itanga ibitekerezo byayo, hanyuma bitarenze itariki 30 z'ukwa 5 ibe yasubijwe guverinoma kugira ngo nayo none itegure umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari. Noneho iyo ibya bindi twariho tuvuga bimaze gushyikirizwa guverinoma byose, guverinoma nayo nk'uko biteganywa n'itegeko nanone ngenga ryane twavuze tuvuga 00/2022 OR cyo kuwa 12 z'ukwa 12 2022 ryerekeye imicungire y'ingengo y'umutungo wa leta. Minisitiri ashyikiriza inama y'abaminisitiri umushinga w'itegeko y'ingengo y'imari kugira ngo wemezwe mbere yo kuwushyikiriza inteko ishinga amategeko. Mujya mwumva ngo kabine yateranye, kabineti.
uko iterane rero yiga ku bindi no ku yandi mategeko mbere yo kuyashyikiriza umutwe w'abadepite, na minisitiri w'imari abashyikiriza umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari. Uwo mushinga rero kabineti irawemeza, hanyuma ukabona kohererezwa. Iyo umaze kwemezwa n'inama y'abaminisitiri, minisitiri awugeza ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi yateranye bitarenze itariki ya 15 Kamena ya buri mwaka. Urumva turasatira impera z'umwaka kandi twitegura umwaka ukurikira. Hanyuma umutwe w'abadepite ugatora itegeko ry'ingengo y'imari ya leta mbere y'itariki ya 30 Kamena ya buri mwaka. Icyo gihe bigenda bite? Ni ukugira ngo turangize umwaka itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, ufunge umwaka, tuwufunge umwaka w'ingengo y'imari ufunge, ariko nanone twinjira mu mwaka mushya kandi dufite ingengo y'itegeko rigena indi ngengo y'imari ryemejwe, ryatowe, kugira ngo imirimo ikomeze idahagaze. Niyo mpamvu rero ayo matariki yubahirizwa, kugira ngo itariki 30 z'ukwa gatandatu zirangirane nuko umutwe w'abadepite nyuma yo kwakira ibitekerezo byavuye muri Sena nawo wamaze kwemeza rya tegeko rigena ingengo y'imari ry'umwaka mushyashya ugiye gukurikira. Ariko noneho no ku rwego rw'akarere, uturere murabizi ko uturere natwo ruri mu nzego zigenerwa ingengo y'imari. Iriya ngengo y'imari rero imaze gutorwa n'umutwe w'abadepite, mu karere njyanama nazo zemeza ingengo y'imari izakoreshwa. Hanyuma iyo bamaze iyo komisiyo irangije gukora iryo kurikirana ryo kumenya igipimo cyishyurwa mu bikorwa y'ingengo y'imari no kureba iyo mishinga, igakora na raporo, bihurirana nuko nanone hageze igihe cyo gukora ivugurura ry'ingengo y'imari. Iyo amezi 6 y'umwaka arangiye ya mbere, ubusanzwe abaho ivugurura ry'ingengo y'imari. Mwarabyumvise ubushize batangaza ingengo y'imari ivuguruye. Rero iyo ngengo y'imari ivuguruye ihurana nuko nanone haba hamaze no gukorwa na ryakurikirana ry'ikoreshwa ry'ingengo y'imari. Hanyuma bitarenze itariki 31 Mutarama ya buri mwaka, minisitiri aba yagejeje umushinga w'ivugurura ry'ingengo y'imari, umushinga w'itegeko w'ivugurura ry'ingengo y'imari bitarenze itariki 31 y'ukwa mbere. Urumva bikurikirana n'amezi 6 inteko ishinga amategeko yakoze iryo suzuma binyuze muri ya komisiyo. Hanyuma mbere y'uko iryo vugurura ryemezwa, umushinga w'itegeko uvugurura ingengo y'imari wemezwa, habanza kwakirwa nanone ibitekerezo bya Sena. Impamvu hazamo kongera kureba ibyo bitekerezo ni ukurebera hamwe bya bindi byari byibanzweho mbere, ibyaba byihutirwa bikeneye gushyirwamo imbaraga cyane bitewe n'igihe yenda igihugu kirimo, no kureba igihe gisigaye. Ibyo byose rero bigatangwaho ibitekerezo, Sena ikabitanga ibitekerezo, hanyuma itegeko rivugurura ingengo y'imari rigatorwa. Ikindi ni uko muri kwa gukurikirana imikoreshereze y'ingengo y'imari, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nawe ageza ku mutwe w'abadepite raporo igaragaza uko ingengo y'imari ya leta yakoreshejwe buri mwaka. Ndumva muri make twagarukira henda tukaza kwakira ibindi bitekerezo. Kariya naka murakumva abana? Yego. An open and transparent budget ensures that even the voice of children are heard, turning their needs and aspiration into real public priorities. Ni ukuvuga ngo n'ibitekerezo byanyu bitegwa amatwi kandi bikitabwaho, kugira ngo nayabije twumva ibereye buri muntu nayo izagere kuri ya gahunda yacu twifuza yuko umuturage wese aba ari ku isonga. N'umwana rero ni mu bandi bagomba kuba ku isonga. Ndabashimiye rero gutega amatwi, twabaha umwanya, bafite ibitekerezo, inyunganizi, ibyo mwifuza kugaragaza
cyangwa kutuganiriza tukabatega amatwi namwe. Murakoze cyane. Abana bari hano twazengurutse mu mirenge yabo yose bakusanya ibitekerezo mu bandi bana bagenzi babo ku byo bifuza byajya mu ngengo y'imari ya leta. Nkabagira ngo munyemerere umwana uhagarariye abandi aze kubibagaragariza ibyo bifuza ko byakwitabwaho mu ngengo y'imari y'umwaka utaha. Murakoze. Murakoze nyakubahwa honorable adepite, murakoze nyakubahwa uhagarariye CRADO, nyakubahwa uhagarariye umuryango wa Division, murakoze. Mbere na mbere amazina yanjye nitwa Marungu Sylvie, naturutse mu karere ka Gicumbi, intara y'Amajyaruguru. Njyewe uri imbere yanyu mpagarariye abana mu ntara y'Amajyaruguru, gusa ndi hano nkuvugira abana bose atari yo ntara gusa. Mbere na mbere twe nk'abana turabanza gushima nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu Jeannette Kagame kuba baguma gushyigikira ijwi ry'umwana. Kandi nanone turashimira nyakubahwa Perezida w'umutwe w'inteko ishinga amategeko kuba yaratwemereye uno mwanya kugira ngo twe nk'abana natwe mwumve ijwi ryacu, muzamudushimirire. Ikindi kandi turabashima mwebwe mwemeye kuza kuganira natwe kugira ngo mwumve ijwi ryacu. Kandi nanone turashima NCDA, tugashima na World Division kuba mu byo dukora byose baduhora hafi kandi bakadutera n'inkunga. Mwanyemerera tukabagezaho presentation twe twateguye y'ibyo abana dusaba n'ibyo ubwacu twiyemeza, byose turaza kubona muri presentation. Yego, muri no presentation iyi ni incamake y'ibirimo. Muri no presentation harimo twe nk'abana bo turi bo, twe turashima nk'abana biraza kugaragaramo ibitekerezo dutanga nk'abana bibangamiye imibereho yacu, ibitekerezo by'abana by'umwihariko bisabwa mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2026 na 2027 guteza imbere uburenganzira bw'umwana. Twe nk'abana bo turi bo harimo komite z'ihuriro ry'abana nk'uko baberetse bwa mbere, hakabamo club z'isuku n'isukura n'imirire myiza, hakabamo na club zo kurinda no kurengera umwana. Abo bose muri la presentation barimo hano muba muri zira club na zira komite. Ikindi kandi dukora mu mashuri no mu midugudu aho dutuye. Twe nk'abana hari ibyo dushima ari byo tugiye kureba muri la presentation. Mu byo dushima harimo imiyoborere myiza ishyira imbere inyungu z'umwana. Twe nk'abana turashima ko mu miyoborere ubungubu iriho nk'abana natwe ubwacu twisangamo, tugasanga ibyinshi ni ibiduha amahirwe kugira ngo uburenganzira bwacu bwubahirizwe. Koko tukabona ko muri iyo miyoborere inyungu z'umwana ari twebwe koko ziri imbere. Ikindi nk'abana turashima gushyiraho amashuri menshi no korohereza abana kubona uburezi. Uburezi bw'abana bwarongerewe, abana babona ifunguro ku ishuri, babona uko biga bihagije. Twe nk'abana ibyo turabishima, koko turabibashimira. Ikindi nk'abana turashima gushyiraho amategeko n'inzego zirengera abana. Abana turashima ko tubona ko itegeko ryubahirizwa koko rirengera umwana, bityo bigatuma uburenganzira bw'umwana bwubahirizwa neza uko bukwiye. Ikindi nk'abana turashima gahunda zo kurinda no kurengera ubuzima bw'abana. Hariya nk'abana turashima ko tubona ibigo mbonezamikurire bituma umwana ahabwa indyo yuzuye agakura neza. Turashima ko guhera hasi mu midugudu nk'abana ubuzima bwabo bwitabwaho. Ikindi nk'abana turashima gushyira imbaraga mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana. Turabibona nk'abana ko ihohoterwa ridukorerwa ubu hashyizweho imbaraga zo kugira ngo rirwanywe, kugira ngo nawe mwana uhohoterwa ahabwe ubutabera kandi yitabweho. Turabishima kuko tubona ko bishyirwa mu bikorwa. Nk'abana ikindi turashima gushyiraho gahunda yo kurwanya imirire mibi mu bana no guteza imbere ibigo mbonezamikurire by'abana bato. Nk'abana
nk'abana hariya turashima ko ibigo mbonezamikurire byahawe agaciro bigahabwa ibikoresho bihagije, koko turabibona mu midugudu aho dutuye, aho tugenda, koko turabibona ko ibyo bintu byahawe imbaraga, biriya bigo mbonezamikurire bigafasha umwana kandi bikamufasha neza, bikamufasha no mu mikurire ye. Nyuma yo gushima, twe nk'abana hari ibyo twaje kureba, turahura turabihuza, tubona ko hari ibyo dusaba ko mwaza dushyira mu ngengo y'imari ya 2026-2027 byahuriweho n'uturere dutandukanye. Uko turi hano twahuje ibitekerezo. Icya mbere ni ukongera ibikoresho by'amashuri, ibitabo, ibyumba bihagije na laboratwari. Twe nk'abana turasaba ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza amashuri yakwitabwaho, bityo akahabwa ibikoresho bihagije nk'ibitabo. Ntabwo biba bihagije ibiba bihari igihe biba byararangije porogaramu, ugasanga umwana yigiramo kandi najya kubazwa ibyo gitabo yakoresheje ntabwo ari cyo kiraza gukoreshwa bagiye gutegura. Ikindi, ibyumba by'amashuri bihagije. Abana hari ukuntu usanga abana biga mu cyumba cy'ishuri hari abana 80, kandi koko ubwo bucucike burahari, hari amashuri ahari, ariko twe nk'abana turasaba ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza hajyamo izadufasha kubona ibyumba by'amashuri bihagije kugira ngo tugabanye ubwo bucucike mu mashuri, no kutubakira amalaboratwari ku bigo kugira ngo izo mpano n'ubwo bumenyi dufite bukoreshwe muri ayo malaboratwari. Ikindi, nk'abana turasaba guteza imbere imirire ku mashuri, school feeding, hongerwa ibikomoka ku matungo mu mafunguro abana bagaburirwa. Twe nk'abana twaje kubona ko ifunguro dufata ku ishuri kenshi riba ari indyo imwe ihoraho. Twe nk'abana dusaba ko mu ngengo y'imari y'umwaka 2026-2027 habamo idufasha kubona ifunguro ryiza ryo ku ishuri rikungahaye n'ibikomoka ku matungo, kugira ngo wa mwana igihe agiye ku ishuri ave yahashye ubumenyi, ubwenge, ariko aveyo ariye n'indyo yuzuye, bityo atahishimye kandi akunda ishuri. Ikindi, nk'abana twifuza ko hajyaho ingengo y'imari yo kubaka aho abana bafatira ifunguro mu mashuri yiga abana bataha. Ahangaha turavugira kuri day school. Kenshi nk'abana twabonye ko day school nyinshi nta marefegitwari zifite, ugasanga nk'umwana agiye muri refe, amasaha yo gufata lunch arageze, baragiye basohotse, tica arasohotse, abana bagiye kuzana ibiryo, intebe bari bicayeho mu ishuri nizo bagiye kuriraho, nyuma yo kurya baze gukura, bahanagure, bakora isuku, bongere agaruke kwigiramo. Twe nk'abana twabonye ko bitubangamira, kuko kwigira ahantu uri kwigira akaba ariho uri buze kurira, koko tubona ko iyo suku turi kuvuga twaba dushaka itagerwaho icyo gihe ibyo bintu bikibaho. Twe nk'abana dusaba ko habaho ingengo y'imari yihariye yo kugira ngo mudufashe kubaka amarefegitwari mu bigo, by'umwihariko day school. Nk'abana twifuza ingengo y'imari y'ibyumba by'amashuri kugira ngo ubucucike bugabanuke n'ingendo ndende abana bakora bajya ku ishuri. Twabonye ko hakiri ikibazo cy'abana bakora ingendo bajya ku mashuri kubera amashuri akiri makeya, ugasanga nko mu tugari tubiri hari ikigo kimwe, ugasanga umwana akora urugendo rw'amasaha 2 ajya ku ishuri, ugasanga wa mwana ageze ku ishuri yananiwe. Turasaba ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza hajyamo izadufasha kutwubakira amashuri, bityo kwiga bikatworohera. Nk'abana turasaba ko hakongerwa ingamba n'ibikorwa byo kurwanya ihohoterwa no gufasha abahuye naryo ku mashuri. Abana barahohoterwa cyane, turasaba ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza hakabayemo ikaza ingamba n'ibikorwa byo kurwanya ihohoterwa. Harimo nk'ingengo y'imari ifasha abantu gukora ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana, kugira ngo n'uwatekerezaga kurikora abihagarikire kubera ubwo bukangurambaga yumvise. Twasaba ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza habamo ifasha gukaza ziriya ngamba no gukora ibikorwa byo kurwanya ririya hohoterwa rikorerwa abana. Nk'abana twasabaga ko gushyiraho uburyo bukumira abana kugera ku makuru abangiza igihe bakoresha smartphone. Twasabaga ko kenshi abana usanga muri ino si tugezemo bakoresha ikoranabuhanga cyane, ugasanga habaye yafashe smartphone cyangwa tablet agiye
muri application zitamugenewe usanga zinamujyana mu bintu bitari byo, ari byo ya mashusho y'urukozasoni. Twasabaga ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza hakabayemo idufasha twe nk'abana cyangwa igafasha n'abaturera n'abatureberera kuba hajyaho urugero nka application ikora ku buryo umwana akwiye kureba imugenewe, ahubwo bya bindi bitamugenewe iyi application ikaba ibirinda umwana akaba atabona uko ajyayo. Ikindi nk'abana turasaba gushyigikira abana bafite ubumuga ibikoresho bihagije. Abana bafite ubumuga kenshi usanga hari nk'ibigo bigifite ama esikariye. Icyo gihe ikigo gifite esikariye higamo umwana ugendera mu kagare, uwo mwana kugenda bizamugora no gukora movement ze mu kigo bizamugora. Twasabaga ko mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2026-2027 habaho iyo gufasha abana bafite ubumuga kugira ngo nabo babone uburezi nk'abandi. Nk'abana ikindi twasabaga ko habaho guteza imbere ibikorwa by'imyidagaduro n'imikino ku bana, hongerwa ibibuga by'imikino ku mashuri no ku bindi bigo by'abana n'urubyiruko. Nk'abana ibigo biracyari bikeya by'imyidagaduro, usanga nk'abana niyo bagiye gukina bagenda bakajya nk'ahantu mu mbuga abantu batahinze bakavuga bati tugiye kwidagadura, kandi tubona ko igihe nta hantu ho kwidagadura bafite ari handi umwana atamenya ngo ese nabana gute n'abandi, ese igihe ndi kumwe n'abandi bana nakwitwara gute. Twe nk'abana twasabaga ko mu ngengo y'imari ya 2026-2027 hakongerwamo iyubaka ibibuga kugira ngo na za mpano z'abana zizamurwe. Ikindi nk'abana twasabaga kongera amahugurwa n'ubukangurambaga ku burenganzira bw'umwana bikagera kuri bose. Ahangaha nk'abana turasaba ko mu ngengo y'imari habamo ifasha ari amahugurwa kugira ngo abeho kandi abe hose, kugira ngo bose bamenye uburenganzira bw'umwana, bityo uwo wavuye guhugurwa azigishe n'utagiyeyo kugira ngo uburenganzira bw'umwana bwimakazwe hose. Ikindi ni ugushyiraho no kugenera ingengo y'imari abavoka baburanira abana bahohotewe cyane abasambanyijwe kuregera indishyi. Ahangaha nk'abana twaje kubona ko igihe bari abavoka baburanira abana baburanira indishyi z'umwana urugero wahohotewe, kenshi bahabwa amafaranga nk'abakorerabushake. Igihe urugero wenda nko mu kwezi bafata nk'ibihumbi 400, bahembwa ibihumbi 400, kandi hari nk'izindi manza ziri aho ngaho z'abantu, ugasanga umuntu n'undi araza kumuhemba amafaranga menshi, byakunda uwo mwavoka azajya kuburanira wa muntu uraza kumuha amafaranga menshi, wa mwana yari buburanira aravuga ati n'ubundi mpembwa amafaranga y'abakorerabushake, ubwo reka mbemuretse. Ugasanga icyo kirego kiradindiye n'ayandishyi bari bagiye kuregera ntabwo ibonetse. Nk'abana twasabaga ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza habaho iyabari abavoka uriya mushahara ukiyongera kugira ngo nabo bite ku birego by'abo bana babashe kubaburanira neza kandi babyishimiye. Ikindi nk'abana twasabaga ubufasha bugenerwa abana basambanyijwe bakabyarira iwabo, ubuzima bwo mu mutwe, ibikoresho byo kwita ku bana ndetse n'ubujyanama ku miryango yabo. Twasabaga ko badufasha gufasha bari abana baba barasambanyijwe. Kenshi iyo basambanyijwe usanga no mu mutwe bagira ihungabana, ugasanga ibyo batekerezaga ejo hazaza habo harangiritse, ugasanga agize ihungabana mu mutwe. Hariya twasabaga ko habaho n'ahantu hihariye ho kubaganiriza kubaganiriza ku buzima bwo mu mutwe, bityo na rya hungabana yari yaragize rigakemurwa igihe yabonye umuganiriza, yabonye umukansa n'ibikoresho byo kwita ku bana ndetse n'ubujyanama ku miryango yabo. Ikindi nk'umwana kenshi iyo akorewe ihohoterwa, urugero nk'umwangavu akamutera inda, usanga ababyeyi be bavuga bati ubwo yatunaniye byarangiye. Ahangaha turasaba ko nk'abana habaho ubujyanama kuri iyo miryango kugira ngo wa mwana nagaruka no mu muryango asange bamwakira batamwinuba. Ikindi nk'abana turasaba ko kwita byihariye ku mirire y'abana bafite ibibazo by'imirire mibi n'igwingira.
dusaba ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza, yego hari ibiriho, dusaba ko byakongerwa kwita kuri bari abana baba baragize igwingira. Bimwe ugasanga biriya mirire turi kuvuga yo kwitabwaho, ugasanga n'ibitangwa ntabwo byubahirizwa neza cyangwa abana babihabwe neza. Twasabaga ko byakwitabwaho n'iryo funguro ryahawe bari abana, hakabaho ingengo y'imari yihariye yo kuvuga, yo kumenya ko neza iryo funguro cyangwa ibyo biribwa abo bana bari buze gufata byabagezeho, kugira ngo byitabweho binabagireho, bakure neza, n'abari bari mu igwingira babone uko barivamo. Ikindi ni ukugenera ingengo y'imari za club z'isuku n'isukura n'imirire ku mashuri, mu bikorwa byo kuzamura imyumvire ku mashuri ndetse no mu midugudu. Ahangaha abana baba muri zino club, zimwe hari zirimo club z'isuku n'isukura na CP club, nta bikoresho bihagije, kandi koko bakora ibikorwa byo kurwanya umwanda. Ugasanga nk'abana bagiye gukora uturima tw'igikoni, bagiye gusukura ahantu. Icyo gihe igihe agiye gusukura ahantu, ano maklabu nta bikoresho bihagije afite, kandi koko akora ibikorwa bigaragara mu giturage, ku mashuri no ku ngo barahagera ano maklabu. Twasaga ko nk'abana nyuma yo kubona ko ayo maklabu afite akamaro, habaho ingengo y'imari yihariye yo kubafasha, bityo bakabona ibikoresho kugira ngo ibyo bikorwa bakora bigere hose. Ikindi nk'abana, kongera ingengo y'imari igenerwa komite z'abana mu nzego zose, kugira ngo zibashe kugeza ubutumwa ku bandi bana bahagarariwe. Ahangaha komite z'abana, urugero nk'akarere ka Rutsiro wenda gashatse gusura akarere ka Nyamagabe, igihe kabishatse ahangaha nta ngengo y'imari ihari, bavuge bati nkatwe nka komite dushaka kujya gusura akarere ka Nyamagabe, turebe ese ko bavuze ngo bari abana ngo nta kibazo kiriho cy'igwingira, ese babigenza bite nk'abahagarariye abandi bana. Ahangaha twasabaga ko habaho ingengo y'imari yihariye yo kugira ngo ifashe ziriya komite imihigo baba barasinye izigerweho, kandi bagiye no hasi ku bana batorewe bahagarariye, kugira ngo ibikorwa bigaragare. Nk'abana twasabaga ko haba ingengo y'imari yihariye ifasha ziriya komite kugira ngo zishyire mu bikorwa ibyo ziba zariyamamaje zivuga. Ikindi ni ugufasha amashuri gushyiraho icyumba cy'umukobwa gifite ibikoresho nkenerwa bihagije. Aho twiga tumaze guhuza ibitekerezo, twaje kubona ko kenshi ibigo ntabwo bifite icyumba cy'umukobwa gifite isuku cyangwa gifite ibikoresho bihagije. Hari ibihari, gusa n'ibihari nabyo ni bikeya. Ugasanga nko mu kigo higamo nk'abana 400, ariko ugasanga icyumba cy'umukobwa gihari nta bikoresho birimo bihagije. Harimo ibikoresho wasanga nk'iby'abakobwa 5, ariko ugasanga kiriya cyumba cyitwa ko gihari, ariko koko nta bikoresho bihagije gifite, kandi kidakoreshwa uko bikwiye. Twasabaga ko habaho kubakwa ibindi, kandi n'ibihari bikongererwa ubushobozi bwo kugira ngo bikoreshwe neza. Nyuma y'uko biriya bitekerezo ari byo twahurije hamwe, buri karere gafite umwihariko. Ijwi ry'umwana mu karere ka Rutsiro, uyu ni umwihariko w'ibibazo by'abana bo mu karere ka Rutsiro, ubwo badahuriyeho n'ahandi. Abana biga kuri Byeru mu murenge wa Gihango bari mu kaga mu gihe cy'imvura kubera ikiraro cyasenyutse, amazi ashobora kubatwara. Abana bo mu karere ka Rutsiro barasaba ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza hajyamo ibafasha gusana kiriya kiraro cyasenyutse, kugira ngo abana biga kuri kiriya kigo babashe kugera ku ishuri neza, hato hatagira n'abazagwamo bakahaburira ubuzima. Ikindi, mu murenge wa Gihango nta hantu abana bagira ho kwidagadurira. Rutsiro barasaba ibibuga kugira ngo abana babone aho bidagadura, babone n'aho bazamurira impano zabo. Ikiraro gihuza akagari ka Cyarusera mu murenge wa Mushubati cyarasenyutse, abana baca mu mazi bajya ku ishuri rya EPM Buga, bishobora kubaviramo kubura ubuzima. Ahangaha mu karere ka Rutsiro nanone hari ikindi kiraro cyangiritse abana bacaho bajya kwiga ku ishuri rya EPM Buga. Abana bo muri Rutsiro barasaba ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza hajyamo ibafasha gusana kiriya kiraro, kugira ngo hatazagira abana bahaburira ubuzima cyangwa bigatuma batakwiga neza. Ikindi, hari abana base babihakana ababyeyi babo babuze ubushobozi bwo gukora DNA, barifuza ko hajyaho ingengo y'imari ifasha
aba bana gukorerwa DNA. Hari abana kenshi base babihakana, ugasanga niba se amwihakanye na mama adafite ubushobozi bwo kujya gukoresha ikizamini cya DNA, ugasanga papa yaravuze ati usu uyu mwana ni ikihe gihamya kigaragaza ko ari uwanjye. Igihe umubyeyi abuze ubwo bushobozi bwo kujya gupimisha ikizamini cya DNA, uwo mwana ugasanga abayeho atabaye mu muryango we wose, kandi hari uburenganzira bwe, mu burenganzira bwe harimo kubana n'umuryango. Basabaga ko habaho ingengo y'imari ifasha bari ababyeyi batishoboye, ifasha bariya bana base bihakana gukorerwa ikizamini cya DNA. Home based ECD abana banywa igikoma gusa, hari abataha bashonje. Turifuza ko zagenerwa ingengo y'imari yo kugura igikoma bakajya bahaga. Abana mu karere ka Rutsiro barasaba ko ari ama ECD aho abana banywa igikoma gusa hakongerwamo ingengo y'imari yo kugira ngo bari abana babone n'ikindi cyungana kiriya gikoma kugira ngo batahe bahaza. Hakenewe amasomero community libraries nibura muri buri murenge. Muri Rutsiro barasaba ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza habaho community libraries especially muri buri murenge, kugira ngo abana babone uko basoma, bavumbura amatsiko binyuze mu kujya muri library bagasoma. Amashanyarazi make atuma smart classroom zidakoreshwa neza. Muri Rutsiro hari ikibazo cy'amashanyarazi make adahagije kugira ngo abana babone uko bakoresha neza smart classroom. Nyakubahwa Depite munyemereye twakwakira umwana umwe wo muri Rutsiro akagira kimwe yongeraho mu byo yabonye by'umwihariko mu karere kabo, cyangwa kimwe asobanura neza. Mutwemereye? Yego murakoze. Umwana wo mu karere ka Rutsiro yahaguruka. Ba nyakubahwa badepite, mwaje kwifatanya natwe kugira mwumve ibitekerezo byacu. Ba nyakubahwa baje bahagarariye ibigo byifatanya n'abana kugira bateze uburenganzira bw'umwana imbere. Namwe ba nyakubahwa baje baduherekeje, namwe ba nyakubahwa bana bagenzi banjye, murakoze kubwira ijambo mumpaye. Nitwa amazina yanjye, nitwa Amahoro Fiyete, naturutse mu karere ka Rutsiro. Kuri ibi by'umwihariko byacu bamaze kuvuga, hari ikindi twakongeraho ku bijyanye no mu ngo mbonezamikurire. Usanga akenshi abantu bigisha bano bana bo mu ngo mbonezamikurire ari abakecuru batize, rimwe na rimwe nyine ugasanga abo bana nyine ntabwo babona ubumenyi buhagije. Twifuzaga ko mu ngengo y'imari y'umwaka utaha mwazashaka abarimu nyine babyigiye. Ngaha mu karere kacu usanga abana benshi baravuye mu ishuri bajya kuba abashumba, abandi bajya kuba abarobyi, ariko nyine bakavamo bitewe n'ikibazo cyo kuba bafite imyaka myinshi. Twifuzaga yuko bishobotse byibuze muri buri murenge mwazatwubakira nyine ibigo by'amashuri y'imyuga. Abo bana bavuye mu ishuri nyine badashobora gusubira ku ishuri kubera imyaka myinshi, bajya kwiga, byibuze bakajya kwiga ibijyanye n'imyuga kugira ngo nabo bazabashe kwiteza imbere kandi bakorere igihugu cyacu. Murakoze. Yego murakoze. Ibyo yongeyeho na bino tumaze kubona n'umwihariko w'akarere ka Rutsiro. Munyemere dukomereze mu karere ka Ngororero. Ikibazo cyo mu karere ka Ngororero, nta bibuga by'imikino bihagije haba mu mashuri no muri community. Abana mu karere ka Ngororero barasaba ko ibibuga byakongerwa, n'ibihari n'ibikeya mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza habamo izafasha kubaka ibibuga by'amashuri kugira ngo abana babone ahantu bidagadurira, bityo n'impano zabo zizamurwe. Ikindi, muri Ngororero barifuza youth center ko hari imwe. Muri Ngororero youth center hari imwe, barifuza ko muri Ngororero barifuza youth center kubera ko hariyo imwe iri muri Kabaya. Mu by'ukuri youth center
ni youth center koko ntabwo ari child center, ariko n'abana hari ibyo bungukirayo, bityo nk'abana bo muri Ngororero basabaga ko izo youth center zakongerwa mu karere ka Ngororero kubera ko hari imwe yo muri Kabaya. Ikindi muri Ngororero barifuza amasomero muri buri kagari kugira ngo basome mu biruhuko. Kenshi abana iyo bahuriye ahantu basoma bavumbura amatsiko binyuze mu gusoma, ugasanga umwana aravuga ati kanjye gusoma inkuru iyi n'iyi, kanjye gusoma ka gakuru numvishe gashimishije, bityo bigatuma umwana afite ahantu ahugiye akahatorera uburere. Muri Ngororero by'umwihariko basabaga ko amalibraries zakwiyongera kugira ngo babone uko bazamura impano cyangwa bavumbura amatsiko yabo, bityo umwana abona ahantu ahugira mu biruhuko. Hakenewe ICT center nibura imwe mu murenge ifasha abana kwiga ikoranabuhanga hakiri kare. Muri Ngororero barasaba ko habaho ICT center muri buri murenge kugira ngo igihe umwana amenya ikoranabuhanga akiri hasi, byakunda azazamuka arizi, bityo mu kuzamuka arushaho guteza igihugu cye imbere. Ikindi abana bo muri Ngororero biga kuri GS Vungu na GS Vuganyana baca ku kiraro cy'ibiti gifite imyanya bashobora no kugwamo. Abana bo muri Ngororero baratabariza abana baca kuri kiriya kiraro kubera ko kiriya kiraro ari ikiraro gifite ibiti bitandukanye. Ibyo biti ugasanga hari n'umwana mutoya ucamo, acaho hari nk'umuntu umufashe, igihe umuntu ntawe bishaka kuzarangira hari nk'abana haburiye ubuzima. Barasaba ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza habamo ivugurura kiriya kiraro. Ikindi muri Ngororero ishuri rya Gaseke ryangiritse kubera ibiza, abana bigira ahantu hadakwiye kandi bimaze igihe. Muri Ngororero hari ishuri ryangiritse, barasaba ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza ishuri rya Gaseke ryavugururwa kugira ngo abana babone ukuntu biga neza. Yego, munyemereye nanone twakwakira umuyobozi uhagarariye abana mu karere ka Ngororero kugira ngo agire icyo yongeraho cyangwa atange amakuru byimbitse. Murakoze ba nyakubahwa abadepite, ba nyakubahwa abayobozi b'ibigo bitandukanye birengera uburenganzira bw'umwana, ba nyakubahwa abayobozi mwaduherekeje, namwe ba nyakubahwa bana bagenzi bacu, tubashimiye kubw'umwanya muduhaye kugira ngo mwumve ibitekerezo byacu ndetse n'ibyifuzo by'abana nkatwe abana bahagarariye abandi. Ndi umwana uhagarariye ihuriro ry'abana mu karere ka Ngororero. Nk'uko twabibonye hariya ku ma ICT center hari n'ibigo bidafite ICT room. Mu by'ukuri nk'ikigo cya Centre Scolaire Mbonabyombi ni ikigo kidafite ICT room, usanga abana computer bafite bazikoresha bazivana mu makarito, ugasanga nyine nta ICT room ihagije bafite. Ndetse no kuri icyo kigo usanga abana nta bibuga bafite, ikindi biga bacucitse ndetse n'amashuri yabo arashaje bigaragara. Ikindi navuga, nk'uko nturuka mu karere ka Ngororero hari imirire mibi, nk'uko abana babitugejejeho babisaba. Hari imfashabere cyangwa se ibihabwa ababyeyi, ariko ugasanga ababyeyi ntago babiha abana nk'uko bikwiye. Nk'uko abana babitugejejeho, turasaba yuko bimwe mu bigo bihabwa nk'amata cyangwa se igikoma cyafasha abo bana biga hasi. Ndetse hari n'ikindi kigo cy'amashuri muri Ngororero kigaragara ko gifite amashuri ashaje atakigirwamo bitewe n'uko ashaje, abana batabona aho bigira cya GS Munini. Murakoze. Yego, murakoze. Twakomeza ku kandi karere. Ijwi ry'umwana mu karere ka Rusizi n'akarere ka Nyamasheke. Haracyari ikibazo cy'abana basambanywa bagaterwa inda n'imirimo ivunanye ikoreshwa abana, kubajyana gukorera abandi hagahembwa umubyeyi we. Hariya mu karere ka Rusizi n'akarere ka Nyamasheke
abana barasaba ko habaho ingengo y'imari ikuraho kiriya kibazo cy'abana basambanywa bagaterwa inda n'imirimo ivunanye. Muri Rusizi na Nyamasheke hari abana batwara inda, nyuma yo gutwara inda umubyeyi akabyakira ati yego umwana wanjye yatwaye inda, ahubwo akamuzana mu rugo akajya kumugurisha akamukoresha imirimo. Nyuma yo kumukoresha imirimo uwo mwana ntawe ariwe bahemba, ahubwo umubyeyi akaba ariwe bahemba. Ubwo agasa nk'aho agiye kumukoresha, umwanya mukoreshejemo amafaranga akazira umubyeyi, ari uwo mwana wari uri gukora. Ubwo aho ngaho nta n'ubwo aba akiga. Muri Rusizi na Nyamasheke barasaba ko habaho ingengo y'imari yihariye ifasha bari abana kugira ngo bakurwe muri iriya mirimo ivunanye na ririya hohoterwa ricibwe. Ikindi, amashuri amwe nta bikoresho byo gusukura amazi afite. Muri Rusizi na Nyamasheke hari ikibazo cy'amazi adasukuye. Barasaba ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza habamo ibafasha kubona ibikoresho kugira ngo abana bajye banywa amazi asukuye, bityo na ya mirire mibi tuyirinde n'igwingira. Hari ubucucike n'ibyumba bishaje mu mashuri. Urugero, mu karere ka Rusizi GS Nyanoma irashaje cyane, nta n'ubwiherero buhari buhagije. Ikindi, GS Sebrino ifite ubucucike bukabije. Hariya ni mu karere ka Rusizi. Barasaba ko biriya bigo mwakongeramo ibyumba by'amashuri kubera ubucucike buhari. Basabaga ko ingengo y'imari y'umwaka uzaza haba harimo n'izafasha biriya bigo kubona ibindi byumba kugira ngo ubucucike bugabanuke, bityo nabashe kwiga neza. Nta byumba by'abakobwa bihagije ku mashuri. Imihanda yangiritse mu karere ka Rusizi na Nyamasheke. Urugero rw'iyo mihanda harimo umuhanda uva Rangiro ujya Cyazo. Umuhanda warangiritse cyane. Abana barasaba ko habaho ingengo y'imari yihariye ituma uriya muhanda uzavugururwa kugira ngo abana babone uko bajya ku ishuri biboroheye. Bigatuma abana bajya kwikorera ibitabo ku muhanda kandi bagakora urugendo rurerure. Hariya mu karere ka Nyamasheke ngo uriya muhanda nk'iy'abo bajyanye ibitabo ku mashuri, bitewe n'uwo muhanda mubi imodoka iparika ku muhanda, abana bakamanuka bakajya kuzana ibitabo bakazamuka babyikoreye babijyana ku kigo. Ibyo mukumva ko bibangamira umwana mu myigire ye. Bakaba basabaga ko mu ngengo y'imari y'umwaka uzaza habamo izatuma uriya muhanda wubakwa kugira ngo haveho ibyo bibazo bibangamira umwana mu myigire ye. Ababyeyi bataye inshingano bigatuma abana bajya mu buzererezi bwo mu muhanda kandi ntibahanwe. Hariya mu karere ka Nyamasheke n'akarere ka Rusizi barasaba ko habaho ingengo y'imari y'umwaka uzaza yita kuri bariya ababyeyi bataye inshingano zabo, kugira ngo bongere bibutswe ko inshingano ni izabo zo kureberera umwana, zo kurengera umwana. Bityo ubwo iyo umubyeyi atitayeho n'undi wa mwana, byose bipfira mu babyeyi. Igihe umubyeyi atumvishe ko ari inshingano ze, yaba ibyo bashyiraho byose umubyeyi abangamiye umwana, akenshi ntibigerwaho. Ikindi, nta barimu bahagije bigisha abana bafite ubumuga. Muri Rusizi na Nyamasheke barasaba ko habaho nk'amahugurwa, ingengo y'imari yihariye yita ku mahugurwa y'abarimu bigisha abana bafite ubumuga, kuko bari abana baba bakeneye uburezi bwihariye. Kubera icyo kibazo cyabo cyihariye cy'ubumuga, hasabwaga ko hakabaye ingengo y'imari yihariye yita kuri bariya barimu, bityo bigafasha abana bafite ubumuga kubona uburezi bwiza. Turifuza kubakirwa ibigo by'urubyiruko youth centers. Ijwi ry'umwana mu karere ka Karongi. Hari ibibazo by'ibiraro bishobora gushyira ubuzima bw'abana mu kaga, hato na wa mwana uhaca atazahaburira ubuzima. Turifuza kongererwa ingengo y'imari yo kurwanya igwingira. Turifuza boarding schools mu mirenge ya Ruganda, Gitesi na Rwankuba, kuko nta na rimwe rihari. Mu murenge wa Ruganda, Gitesi na Rwankuba barasaba ko habaho boarding schools. Hariho ikibazo cy'abana kenshi biga amabushoni badashaka, kuko combination ziba kenshi inyinshi ziri mu boarding schools. Barasaba ko bakubakirwa boarding schools. Turifuza amasomero, community libraries n'ibibuga by'imikino. Turifuza gushyigikirwa mu bikorwa dutangiza nk'abana. Kenshi nk'umwana iyo atangije igikorwa
kenshi kuko iyo ngengo y'imari y'uwo mwana wihariye iba idahari, ugasanga umwana niba abonye nko mu mudugudu waba hakenewe nk'ikintu yagitangiza kubera ko nta bushobozi afite, ugasanga n'ubundi icyo gikorwa ntabwo kibaye developed kubera ko nta ngengo y'imari ihari yo gufasha ibikorwa yo gufasha ibikorwa by'abana ubwabo baba bitangirije. Basabaga ko hajyaho ingengo y'imari yihariye yo gufasha ibyifuzo by'abana kugira ngo bizamurwe. Yego munyemerere twakwakira umwana wa Karongi akadufasha gusobanukirwa neza uko ziriya boarding schools zikeneye muri iriya mirenge. Murakoze. Mutarakira umwana wa Karongi ntabwo twavuze byimbitse ku bijyanye ku karere ka Rusizi na Nyamasheke. Ba nyakubahwa abayobozi muhagarariye abadepite, ba nyakubahwa abakozi ba Crado na World Vision, ba nyacyubahiro banyamurava banaduteraniye aha ngaha, ba nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu Perezida Paul Kagame n'umufasha we Jeannette Kagame, mbere na mbere tubanje gushima ko mwemeye kutugirira icyizere ko twe nk'abana twaza gutanga ibyifuzo byashyirwa mu ngingo y'imari ya 2026-2027. Njye uri hano, amazina yanjye nitwa Teta Sage Joy Marire, nkaba naturutse mu murenge wa Nyakabuye, akarere ni aka Rusizi, ntara n'Iburengerazuba. Mu kuvuga byimbitse bimwe mu bitekerezo byatanzwe mu karere ka Rusizi na Nyamasheke, mbere na mbere kiriya cyifuzo cyo kongera ibigo by'amashuri no kugabanya ubucucike, nko mu murenge wa Nyakabuye hari ikigo cya JS Nyantomvu nk'uko babivuze, gifite ubucucike bukabije cyane, aho abana ubusanzwe abana bakagombye kwiga mu ishuri ya 46, bo usanga abana biga ari nka 90, noneho ugasanga na za ntebe 23 zakagombye kuba ziri muri class ntabwo zigezemo, ugasanga abana bicara nka 3 ku ntebe imwe. Nanone icyo kigo gifite ibibazo bikabije nko kubura ubwiherero, kuko higa abana bagera mu bihumbi ariko bakaba bafite ubwiherero 6 gusa. Nanone ku kijyanye no kuzamura ibigo mbonezamikurire, twifuzaga ko twe nk'abana bahagarariye abandi biriya bigo mbonezamikurire byava ku rwego rw'umudugudu bikazamuka bikagera ku rwego rw'utugari, kubera ko usanga biriya bigo mbonezamikurire biba mu rugo rw'umuntu kwa mama kanaka, nimba ari n'umukeka wateganyijwe uri buhabwe ba bana bazicaraho, ugasanga ubaye urugo kubera ko bikorera mu ngo z'abantu, ntube w'abana nk'uko byateganyijwe. Twifuzaga ko mwabizamura bikajya no ku rwego rw'akagari, bikubakwa ahantu hazwi. Nanone kwa kiriya cyifuzo cyo gufasha bari abana babana n'ubumuga, mu karere ka Rusizi ndetse Nyamasheke hari abana benshi bafite ubumuga, cyane cyane ubumuga bwo kutumva. Bari abana bakeneye ko bamwe mu barimu babigisha bahabwa training zibafasha, bakigishwa ziriya gestures kugira babashe kuba bashobora kwigisha bari abana. Murakoze. Natwe mu karere ka Nyamasheke hari ikindi kibazo. Murakoze ba nyakubahwa bateraniye hano, amazina nitwa Cyuzuzo Shema Ari. Hari ikindi cyifuzo cyo mu karere ka Nyamasheke. Natwe ku bucucike haracyari ibigo byinshi, nk'urugero nk'ikigo gituye hepfo y'ikigo nigaho bita Katerina, gifite ubucucike bwinshi ku buryo usanga ku ntebe imwe hicarwaho abantu 4. Twasabaga yuko mwakongera ibyumba by'amashuri kandi hakongerwa n'intebe ku buryo abanyeshuri bajya babona aho bigira. Murakoze. Murakoze ba nyakubahwa muteraniye hano, amazina yanjye nitwa Amini Mary Gladys, nkaba ndi umuyobozi w'ihuriro ry'abana mu karere ka Nyamasheke. Ikibazo njye nabonye twabonye nyuma y'uko ibingibi twabitanze, hari ikibazo cy'ishuri ryitwa EP Karehe kiri mu murenge wa Karengera. Icyo kigo kiri ahantu habi cyane, haramanuka cyane,
iyo imvura yaguye abana ntabwo babasha kugera ku ishuri, bagenda banyerera bikubita hasi, ntabwo biborohera namba kugerayo. Kandi icyo kigo ni icya pirimeri gusa, rero abo bana bigira hari abaturuka hejuru ku musozi bigasaba ko bamanuka aho hasi, ko ni habi birabagora kugerayo. Twabasabaga ko mwadufasha mukadukorera umuhanda ugerayo ku buryo abo bana birajya biborohera kugerayo, cyangwa mukagihindura mukagishyiraho biborohera kugerayo. Ikindi kintu ni icy'ubwiherero budahagije muri Ruharambuga. Hari ubwiherero buke ku bigo by'amashuri ku buryo usanga ikigo cy'amashuri gifite ubwiherero bumwe ku bakobwa n'ubundi ku bahungu. Rero nkaba mbona iki kibazo gikabije cyane. Murakoze. Ikibazo cy'igwingira kiri hejuru cyane bitewe n'ababyeyi bagifite imyumvire iri hasi. Ugasanga umubyeyi kumubwira iby'indyo yuzuye isuku ihagije ntabwo abyumva. Turasaba ko nk'abana mwadusabira umwanya mu nama, mu nteko, mu miganda, tukaba twebwe twiyemeje kubihindura, tukaba twatanga agakino, indirimbo zibahugura. Umubyeyi nabona umwana yabishyizemo imbaraga azavuga kuko umwana yabishyizemo imbaraga, ibyo bintu umwana yashyizemo imbaraga birakenewe, reka tubyiteho. Rero icyo hariya batari bagaragaje ni uburyo hari igwingira ryinshi, kandi bitewe n'imyumvire y'ababyeyi. Ababyeyi kumubwira gutegura indyo yuzuye ni ibintu atumva ko n'ibijumba birye ejo nzasubira ku isoko ngura undi mufungo wongere uwurye. Indyo yuzuye bumva ko ihenze, kandi ntago se injanga za desa imboga turazihingira, imbuto wazihinga, ahubwo ni ugufata niba bahinze imbuto bazijyana ku isoko, ntibaziteke ubwabo bakabishora. Hari ababyeyi bikundira ibintu by'inzoga, inzoga ziriya z'inkorano, bakagenda niba hari abantu bahashisha kibondo, icyo ni bakagenda bumvikanye n'umuntu w'umukire, bagahita bamushyira iyo fu, bakamuha amafaranga akajya kwinywera inzoga. Wa mwana bayigeneye ntabwo ari buyibone, ifu irabona wa wundi w'umukire ufite amafaranga. Ababyeyi urumva ko bafite imyumvire, bishakira amafaranga bakagurisha iyo fu, ntibanayakoreshe mu rugo, bakinywera inzoga bagataha basinze babwira abana nabi. Numva ko mwadufasha, ko mwaduha umwanya ahantu hateraniye ababyeyi benshi, tukaba twebwe twakwitangira amahugurwa, twabicisha mu ndirimbo, mu dukino no mu kiganiro. Twebwe twasabaga umwanya. Murakoze. Yego arakoze. Twakomeza ku kandi karere. Murakoze. Kuri uyu nguyu hari ibyo atavuze ku bigendanye n'ababyeyi mu nzoga, birahari rwose. Nariya Nyagatare birakabije cyane, ugasanga umubyeyi nimba agiye gufata akashisha kibondo, ugasanga ipaki yayitangiye 500, ubwo ashaka akagwa ngo igicuma cyuzure. Birumvikana yuko ababyeyi nabo bagenda bakabya, kandi ntago umubyeyi nimba uyu munsi avuze ngo murateka ibijumba n'ejo ibijumba biba bikabije, agashira nk'iminsi 5 mukirya ibijumba. Natwe ku kigo cyacu hari ibyo nashatse kuvugaho, cyane cyane hari ubucucike bw'abanyeshuri mu ishuri, cyane cyane mu wa mbere ni ishuri rimwe, usanga harimo abana 200 na ishuri ryawe ni mu kahe karere? Nyagatare G Primary 1 School, usanga ishuri rimwe ririmo abana 200. P4 usanga ishuri rimwe gusa harimo abana 98, irindi ririmo abana 100. Buretse P5 niho usangamo ishuri rimwe ryigamo abana 60, 50, ubwo niho higa abana bakeya. Andi ma classes Primary 1 bagashaka uburyo bamwe bagakora AB mu ishuri rimwe, bamwe bakiga igitondo abandi bakiga ikigoroba, ugasanga class imwe irimo abana 100 barenga.
kandi harimo intebe nkeya. Gukora intebe ku kigo rero sibikunda, babuze uburyo bazikoramo. Njye icyo numvaga gikenewe cyane ni uko mwadufasha ku kigo cyacu Primary One School Nyendo, mukatuzanira nk'intebe y'uko birakabije cyane, mukatwubakira n'andi mashuri. Murakoze. Muhe murenge? Umurenge wa Rwimiyaga. ibyo tubasaba kuko turamutse tubibonye igihugu cyacu cyaba kiri mu nzira yo gutera imbere kandi byihuse cyane. Ibitekerezo byacu bigomba gushyirwa mu igenamigambi n'ingengo y'imari. Turifuza ubufatanye bukomeye hagati y'abana n'abayobozi. Nk'uko ubu ngubu yego turashima ko mwaduhaye n'umwanya, gusa nk'abana turifuza ko ubufatanye hagati yacu n'abayobozi bwakwiyongera. Abana turabasaba ko inzoga z'inkorano n'ibiyobyabwenge bicika kuko byangiza urubyiruko bigateza ubukene n'amakimbirane mu miryango yacu. Nta nubwo ari zacibwa burundu, kubera ko inzoga z'inkorano kenshi usanga zituma urubyiruko ruzishoramo, bikarangira n'ababyeyi bazinywa, bikarangira wa mwana uba muri uwo muryango cyangwa umwana wo muri iyo sosiyete ubuzima bwe bubaho nabi. Yego twakomeza. Nyuma y'uko hari ibyo tumaze kubasaba, twe nk'abana twari ibyo twiyemeza. Nk'abana twiyemeje gutanga ibitekerezo byubaka. Ibyo nk'abana turabibemereye, kurwanya ihohoterwa no kurinda bagenzi bacu. Nk'abana twemeye ko aho tubonye ihohoterwa ari twe wa mbere dukwiye gutanga amakuru, tureke kuribona tuvuge ngo hoya reka tube turetse, reka banze iri hohoterwa bibanze birangire, niba yaratewe ndareka banza byare. Twe nk'abana twemeye ko igihe hari aho turi kubona ihohoterwa cyangwa aho riri guteganywa gukora, twiyemereye nk'abana gutanga amakuru. Ikindi, kwiga no gutsinda neza amasomo yacu. Twe nk'abana twemeye ko igihe turi ku ishuri twiga, kandi atari ukwiga gusa ngo turangize, ahubwo twemeye ko nk'abana dukwiye kwiga kandi tugatsinda koko bihamye. Kugira uruhare mu kubaka igihugu cyacu. Uruhare rwacu nk'abana, igihe tubonye urugero nk'ari nk'umuryango ufite amakimbirane, igihe tubonye ko mu nteko nk'abana twe ubwacu ijwi ryacu rikagaragara, bityo igihe tubonye ko hari ahantu hakenewe nk'ubufasha bw'abana, urugero nk'abana ubwabo ari nk'igikorwa bashobora gupanga akavuga ati tugiye gusura umwana uyu n'uyu mu muryango uyu n'uyu, cyangwa nk'abana tugiye kuganiriza umuryango uyu n'uyu, tubona ko bikenewe. Twe nk'abana twemeye ko hari uruhare rwacu rukwiye kugaragara mu kubaka igihugu cyacu. Kuba abana bafite indangagaciro z'umuco nyarwanda. Twe nk'abana twemeye ko dukwiye kugira indangagaciro n'umuco nyarwanda by'igihugu cyacu, kugira ngo ejo igihe umwana agize umuco n'indangagaciro akiri mutoya, bizatuma gukura kwe n'ejo hazaza he, ubwo azakura uwo muco uhamye n'izo ndangagaciro, bityo n'azamukomokaho bizatume nabo urwo ruhererekane rukomeza gutyo. Kubaha ababyeyi n'abarezi bacu. Twe nk'abana twemereye ko uruhare rwacu mu kubaha ababyeyi bacu tugiye kurugaragaza koko n'abarezi bacu ku mashuri, kuko tugiye kurugaragaza n'ikinyabupfura mu byo dukora. Gukora ibikorwa bidasaba ingengo y'imari bifasha ababyeyi kwita ku bana neza. Urugero, gukora uturima tw'imboga, gutera ibiti by'imbuto, ibikorwa by'isuku n'isukura, gukina ikinamico zigisha ababyeyi, kugaburira abana neza no kubarinda ihohoterwa. Bimwe muri biriya hari ibyatangiye gukorwa n'abana, nk'ano makarabu ya Wash Club na CP Club, kenshi agera mu giturage ugasanga abana bagiye gutera imboga, ugasanga niba ari n'ikigo kitajyaga kibona imboga zihagije zirakibonye. Twe nk'abana twiyemeza ko naho byatangiye naho bitaragera, urwo ruhare rwacu turarwemera ko rugiye kugaragara kurushaho uko rwari ruri. Twizeye ko ijwi ryacu rizitabwaho rikavamo ibisubizo bifatika mu mibereho y'abana bose mu Rwanda. Yego, iki ni ugushima. Murakoze cyane, turabashimira kudutega amatwi n'umwanya mwaduhaye. Twizeye ko ibyo twabagejejeho bizafasha gufata ibyemezo birengera inyungu z'abana bose. Murakoze.
make. Biratangaje kubona abana sinari nzi ko burya komite z'urubyiruko z'abana sinari nzi ko ziri active gutya, ntabwo nari mbizi, najyaga nzumva ariko no mu kagari mu mudugudu wanjye njya nkunda kubaza, ariko mu mudugudu komite z'urubyiruko z'abana zibahe, ariko biragaragara ko zihari. Igisigaye ni uko mu by'ukuri mujya mufata wa mwanya mu mavakanse mu nteko z'abaturage, namwe mukakamo ijambo, mukajya mugira ibyifuzo. Hari mugenzi wanyu wigeze kubivuga ngo tuzabasabire umwanya murawufite mu Rwanda, buri wese afite umwanya. Nka komite z'urubyiruko, abahagarariye urubyiruko kubigeza ku bayobozi, bagati mu nteko z'abaturage dukeneyemo ijambo, dukeneyemo gutanga ibitekerezo. Muri abana basobanutse, mufite ubumenyi mu mibereho myiza, mu burezi, muri za ICDs numvishe muzumva cyane, kugeza naho muvuze muti birababaje kubona abana bazaba abayobozi b'ejo bigishwa n'abakecuru batize. Yewe mu by'ukuri cyankoze ku mutima, bavuga wow, ba bana barebana kure. Inama nakongeraho zindi ni ukuvuga ngo mujye mwegera abayobozi, babaha umwanya mu nteko z'urubyiruko z'akagari kateranye, mugire ijambo, muvuge muti twamaganye iri hohoterwa ridukorerwa, twamaganye mw'ababyeyi gito mwe mudubuza amahoro, tukabura n'umwanya wo kwigira murimo murwana, twamaganye mugahagurukira ibyo byose mubona bita twamaganye inzoga z'inkorano. Ikindi cya kabiri, mukigisha abana bandi bagenzi banyu kwirinda kwishora mu ngeso mbi, kuko buriya umuntu ntabwo umuntu ashukwa n'ikimuturutse hanze, ashukwa nawe n'icyo ararikiye, icyo ashaka, sibyo? Umusaza, umusore, umugabo uje kugushukashuka agasanga nawe uri biri hanze, urashukika nyine ukaba wagwa mu bishuko. Bivuze iki? Iyo muri wowe hatarimo indangagaciro z'intego wifuza kuzageraho, kugushuka biroroha, ukaba watwara inda zitateganyijwe, ukaba watwara indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Bityo mwigishe abandi bana bagenzi banyu mu mashuri atandukanye kwihesha agaciro. Utakihesheje nta musore uzakaguha, cyangwa twa duhungu mwandikirana udupapuro ngo sheri nari nagukumbuye, mujya mubyandikana kandi wasanga nawe mufite ba sheri. Yego, nubwo rero agaciro utakihesheje nta wakaguha. Twige kwihesha agaciro. Mu by'ukuri bombo, irindazi, za avoka, ibiki, amafanta, mugende mubwira abo bana ngo ibyo ngibyo ntabwo birusha agaciro ubuzima bwanyu. Ni ukuvuga ngo tubafite nk'abayobozi bahagarariye abandi bana, ibyo mwatubwiye ni ibikeneye kwitabwaho mu buryo bw'amafaranga, ariko mu buryo bw'ibitekerezo ni mwebwe muzadufasha cyane cyane ko dukomeza kugira abandi bana basobanutse kandi baharanira iterambere n'imibereho myiza y'igihugu. Ikindi, turi mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ayo ni amateka mugomba kumenya, mukayumva, mugahagurukira kubwira no muri za nteko z'abaturage. Mujye mubwira ababyeyi bagifite ingengabitekerezo za Jenoside, mubabwire ati mutureke, turashaka kwibakira u Rwanda ruzira amacakubiri. Twebwe twicaye mu nteko twumvishe yuko mu gihe cyatambutse nta mwana wahabwaga agaciro, ariko ubu ngubu duhabwa agaciro. Nta mwana wategwaga amatwi, ariko ubu dutegwa amatwi, ubuyobozi bukatwumva. Mufite ubuhamya, ubu ngubu murasohoka muvuge ngo twicaye mu nteko ishinga amategeko, mwabaye abadepite, dore ba honorable, dore honorable arimo yicaye ku ntebe yiwe. Ariko mubwire ababyeyi muri za nteko z'abaturage no mu mashuri,
mukangurira abana mabwire ngo twebwe turashaka igihugu gifite ubumwe, ntabwo tuzi ubuhutu, ntituzi ubututsi, ntituzi ubutwa. Ibyo ngibyo ababyeyi mubigumane mu mitwe yanyu, kabone niyo yari papa wawe, iyo akwishe ukabyemera akakwicisha amoko ingengabitekerezo, birangira ari wowe ubaye victime yabyo, ukifungirana, ntutere imbere, ntiwaguke mu bitekerezo. Ubwo rero turabafite nk'abayobozi b'abandi bana kugira ngo namwe muharanire ubumwe bw'abanyarwanda. Numvaga ari icyo nakongeraho, nshimira abayobozi mu by'ukuri bafashe iki gitekerezo cyo kubazana kugira ngo twumve ibitekerezo byanyu. Ndagushimiye nyakubahwa team leader. Rero ku bufatanye bwacu na World Vision tugafokasinga cyane ku burenganzira bw'umwana. Murazi yuko uburenganzira bw'umwana, aba bana mubona nyine twese twabaye abana, ejo n'ejo bundi nibo bazaba ari imbere yacu, ni future y'igihugu. Rero uyu mwanya muduhaye ni umwanya w'ingenzi. Hari igihe abantu bumva ko kwinjira mu nteko ishinga amategeko wenda ari tabu, ari umugani, bitanashoboka. Ariko twe nka Karado ndashaka kugira ngo aho muzagera muzadushimire inzego zose zikuru zishoboka. N'irijwi ryacu rigeze no kuri Perezida wa Repubulika byaba byiza cyane, cyangwa se aranabyumva mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko hari igikorwa tujya dukora, mwana kivuze muramuvuga ku uburyo mukora imirimo yanyu buri kwezi kwa gatanu. Pose ngira ngo mufite igihe cyo kumva institution zitandukanye, kandi nakomeje gukurikirana uburyo mwabivuze, naje gusanga harimo no kumva ibitekerezo by'abantu. Nk'ibitekerezo cyane naje gusanga twabaye proactive cyangwa se twakoreye imbere, ariko tujya tuza gutanga n'ibitekerezo byacu iyo habaye iriya imbanziriza mushinga y'ingengo y'imari. Murazi ko tujya dukorana tugatanga na analysis yacu. Ubu rero n'ibi bitekerezo nubwo abana bamaze kubitanga, byose bizaza kandi ndibaza ko bibahaye isura nyayo y'ubuzima bw'igihugu ukuntu bimeze. Hari aho iriya field visit mujya mukora ni nziza, mukora field visit tukabona ko mwagiye mu baturage mu mirenge. Nimunasubirayo muzajye muri utu turere cyane cyane twababwiye, muzajye mwibuka ko hari umwana uhagarariye abana, nawe muzajye mumutega amatwi. Ibyo ndakibasabiye, ni ijwi mbese ritagomba kwibagirana, kuko bafite utuntu, bari ababyeyi cyangwa se bari abayobozi, hari ibyo wenda bashobora kwibagirwa, ntavuze guhisha, ariko bashobora kwibagirwa. Ariko aba bana urabona ko babaye open, bafungutse, kandi baravuga ubuzima babayemo, kandi mu by'ukuri nibwo burenganzira bw'umwana nibura mu kubahirizwa tubuvuye imuzi. Nubwo ingengo y'imari ari ikintu gikomeye cyane kidashobora gukemura ibibazo byose, ariko tubivuye imuzi bikamenyekana, bitabashe kubonera igisubizo, bikazakirwa no mu mwaka utaha, ariko nibura bikamenyekana, kuko ibuye riserutse ntabwo riba ricisuka, niko bimeze. Rero ndabashimiye, ntavuze amagambo menshi, ndabashimiye kuri consideration mwaduhaye. Nkabashimira n'abo bana bacu twaje nibase, abana ntabwo baza kugira ubwo, ariko murabona yuko turera neza, ni abana rwose bo kumvwa, ni abana bo guhabwa agaciro. Ndibaza yuko nabo bigiye kubongerera ikindi kintu mu myigire yabo, cyane cyane abangabo. Mbabwiye ikintu kimwe, ubwo ngubwo uwo nguwo twari twaranamuhimbye n'izina, sibyo? Ubwo ngubwo yicaye aho ngaho ari gavana w'amajyaruguru, w'intara y'amajyaruguru. Hari n'undi gavana nawe w'intara y'amajyepfo, ninde? Undi nawe w'ahandi, Iburasirazuba, ninde? Nawaje mbese nuvuga kubera ko bagenda bahagararira abandi, tubaha amatitire kugira ngo biyumve mu icyo cyizere kinuze. Rero banyakwa abadepite ndabashimiye cyane, nshimiye n'abafatanyabikorwa bacu World Vision, arabyivugira, bifuje kenshi
bifuje kenshi World Vision ifite imirimo myinshi ikora hano muri kino gihugu. N'ibyo bibazo byinshi bamaze kubyumva, hari ibintu bajya basapurayingamo bafashamo, ari buze kubyivugira, ariko uyu mwanya mujye mutugenera. Yenda intervention yanyu ndazi kwikora nyuma, nagira ngo duhe umwanya country director wa World Vision kugira ngo nawe agire icyo tubwira n'aba bana banamwumve. Honorable members of Parliament, representing all members, distinguished representatives from CLADO and the team members here, partners and stakeholders, and dear children, ladies and gentlemen, I think it's good morning, good afternoon. Yeah, I'm so really, it's a pleasure and an honor to be here today. I would like to thank the Parliament of Rwanda for bringing us together here and really hosting this event. We don't take this for granted. I've been in so many countries so far where World Vision promotes the engagement of leaders and the children, but this is unique in that I've had the members of Parliament just really sitting in for hours and listening and everything and engaging. So thank you so much for that. And let me take this opportunity to also share that World Vision is a Christian organization, child-focused, and we work with the communities, the families, the children's families, and all partners around so that we contribute towards transforming lives of the children. In regards to where we are, in the district where we are, we normally discuss with the MINALOC, Ministry of MINALOC, to get areas they feel that we need to work together to contribute towards elevating poverty in those regions. So I think the districts are also reflecting to where we work. I also want to take this opportunity to thank CLADO for continuing support, to support children to share their views. It's one of our partners that is really demonstrating constructive engagement of children and leadership at all levels. Particularly, we have seen that where we work, and thank you so much, CLADO, for that. I also want to sincerely thank the NSDA. We made a decision to work with them, particularly in the area of reducing or ending stunting, for the strong collaboration in promoting the well-being of children in Rwanda. Their leadership continue to make a really difference in commitments that we've made, not only with them, but with NSDA, but also other partners, recognizing the fact that it's multi-sectoral approach that will actually address issues of stunting in the country. Honorable members and distinguished guests, today's meeting is very important. It shows that in Rwanda, children are given space to speak and to be heard. I think we've just heard that. This is something that is greatly valued, ensuring that every voice matters, including the voices of children. And when the Honorable Member Species, you did your presentation, which was very, very informative. Personally, I've learned a lot in regards of the structure and how it works, and I'm sure the children too. Those who are taking history or civic education, I'm sure you've learned a lot. It was really, really informative. And your message, the message about just ensuring the voices of children matters was echoed in your last statement, meaning that you take this really seriously. And on behalf of World Vision and all partners, including CLADO, let me just take this opportunity to thank the Parliament and the government of Rwanda for that strategic engagement and commitment. What we have seen and heard today is very encouraging. Children have not only shared their priorities for the coming year, but they have also engaged directly with the decision makers today. This reflects that Rwanda's commitment to inclusive and responsible leadership is evidence.
I mean, we've spent quite a number of hours just listening to the children. At World Vision, we believe every child should be heard, protected, and given the opportunity to reach their full potential. Through initiatives like Enough Campaign is a World Vision initiative in many of the countries that we are working, which we also rolled here in Rwanda, and with contextualized need, meaning ending stunting in the country. I know right now the stunting rate has reduced from 33, and the commitment for the government, the different line ministry, is to reduce it further to at least by 15 or 17% by 2030. And we are committed to working alongside like-minded partners to ensure this is done. It's also through citizen voice and action. We are supporting children to understand the issues affecting them and to take part in finding solutions. I like what the Member of Parliament just mentioned about solutions that don't necessarily need funds, but they need behavior change and just promoting children being the champion themselves and influencing at levels where they are, particularly what you have learned from the clubs and what you've heard, you know so much. So that is what we are calling citizen voice action that is being also implemented by CLADO on the ground. We are encouraged to see children speaking about important issues such as nutrition, I think we've had, education and protection. These are key areas for continual development of the country. When children raise the issues, they help us to understand where more effort is needed. I think as an organization, we've had every year, we have sessions with children where we listen to them, and when we do our annual operating plans for our fiscal year beginning in October, we normally get their input, and our budgeting is also alongside that, of course, with the leadership at district and sector levels. So, dear children, let me take this opportunity. I'd like to thank you so much. The leader, children, I'm already seeing leadership, very strong leadership, and all the children that presented, it was just really amazing. You have spoken with courage, with clarity. Your ideas are important, and your voice matters. I think you having all of us just listen to you, taking it really serious in regards to that. So you are not only speaking for yourself, but also for many children across Rwanda. You remind us that every decision we make affects the lives and future of a child. I think you've just underscored that expectation. Please continue to speak up, to participate, and to lead in a respectful and constructive way. That's what you've done, constructive way and respectful. So thank you again, the frontline facilitators for the children that you have embedded really good characteristics amongst the children, that they're able to articulate issues with clarity, and we've taken home, particularly as partners and members of parliament that have just been in the session. Honorable members of parliament, we appreciate your commitment to listening to children. Again, this kind of dialogue is important for building trust and strengthening good governance. Rwanda has made really strong progress in improving the lives of children, like you've seen, just using standing, it was 33, but really reduced amongst other areas. At the same time, there are still areas we need to continue working together, such as improving nutrition, reducing standing, and ensuring all children have access to quality services and protection. The points already shared by children today give clear guidance. As leaders and partners, it is not our responsibility, it is now our responsibility to respond to these priorities through practical actions, appropriate budgeting, and effective implementation. And for the partners that are here, these matters shows the value of working together. The meeting that we are having today really demonstrates the value of working together. When governments, civil society, communities join efforts, we can achieve
more than expected for the children. At World Vision Rwanda, we remain committed to supporting these efforts through community engagement, evidence-based advocacy, and partnership with institutions like NSDA, CLADO, and others. In closing, today reminds us that children must remain at the center of development efforts. Let us continue to listen, to work together, and to turn these discussions into really improvement in the lives of children. Together we can build a Rwanda where every child has the opportunity to grow, to thrive, and to contribute to the country's future. Murakoze cyane. Simburagihe bya bibazo by'ibikorwa remezo tuvuga, ibyo byose ni ibibazo bihangayikishije guverinoma yacu kandi biri muri priority. Reka nkoresha iryo jambo rya priority kuko byihutirwa, nkoresha ijambo byihutirwa kuko muri gahunda ya kabiri yo kwihutisha, muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST2, ibyo byose birimo. Yarabigarutseho na madamu bijyanye no kugabanya igwingira mu mibereho myiza, ku kibazo cy'amakimbirane mu miryango. Ibyo byose twifuza ko bicika, bivaho. Aho tugeze ntabwo twakabaye tugifite ibyo bibazo by'igwingira cyangwa se abana ngo tube tugifite b'abana twakwita ngo n'abana b'inzererezi bataba mu miryango. Umwana akwiye kurererwa mu muryango kandi atekanye nk'uko twese tubyifuriza abo tubyaye n'abandi bose, namwe ubwanyu niko mubyifuza. Rero ndabashimira ko ibyo bitekerezo byose mwagarutseho kandi koko bifite byumvikana, bifite agaciro, yewe biri no mu byihutirwa leta yifuza gushyira mu bikorwa. Nagira ngo gato mbanze mbabwire nti byose mwagarukaga muvuga ngo bizajya mu ngengo y'imari y'uyu mwaka. Yigeze kubivugaho umuyobozi wa CRADO. Iriya ngengo y'imari nibyo iratorwa, ariko ireba za nzego zose twavugaga, byaba ibijyanye n'ubukungu, byaba ibijyanye n'imibereho myiza, byaba ibijyanye n'imiyoborere, byaba bindi byose dukeneye, iby'abana mwazanye n'iby'abakuru n'inzego zose zitandukanye. Icyo gihe rero ibitagiye mu ngengo y'imari uyu mwaka kuko byose biba bifite agaciro, bijya mu ngengo y'imari y'igihe giciriritse. Igihe giciriritse gishobora ku myaka 3. Iyo turangije ingengo y'imari y'uyu mwaka tuyemeza, ariko hari na gahunda y'igihe giciriritse. Icyo gihe giciriritse rero niho hagenda hongerwamo ibindi, yewe n'ibyakozwe ku kigero gito bikongerwa mu kindi mu gihe giciriritse. Uyu munsi ugasanga yenda biherewe kuri pourcentage runaka, ku gipimo runaka, umwaka utaha hazongerwaho ikindi gipimo, ariko hari intego abantu baba bihaye igomba kugerwaho. Rero mbizeze ko ibitekerezo byanyu twabyakiriye, inzego tuzaganira nazo yabigarutseho. Mu minsi iri imbere tuzagira ikiganiro cyo kumva inzego zigenerwa ingengo y'imari ndetse n'abandi bafatanyabikorwa n'ubundi namwe murimo, twongere twumve ibitekerezo byanyu. Yavuze ko bizagarukaho n'ibindi bitarimo hano. Icyo gihe rero abantu babiganiraho, tukagenda tureba bigeze he, icyatangiye n'iki, ikibura kitaratangira n'iki, cyihutirwa n'ikihe, iyi ngengo y'imari ikenewe irangana iki, hanyuma bikagenda byitabwaho. Rero nibi byanyu reka tubizeze ko nabyo bifite agaciro cyane, bizitabwaho. Ariko mutazavuga ngo ejo rya shuri ryari rifite abana 90 ko twabisabye mu nteko umwaka ushize amashuri akaba atabonetse. Abana muranyumva? Abana iyo bari mu rugo se bagakenera ikaye n'ikaramu n'inkweto n'utundi dukoresho tundi dutandukanye, byose bibonera umunsi umwe. Hari ikiboneka uyu munsi, ikindi kikaboneka ejo. Na leta rero nk'umubyeyi igenda igena bitewe n'ubushobozi buba buhari. Uyu mwaka haraboneka iki, umwaka ukurikira haraboneka iki, ariko byose biri mu mugambi uganisha ku iterambere ry'abagize igihugu. Rero abana muri abambere bagomba kwitabwaho kurusha abandi, kuko ni mwebwe muzavamwe abayobozi. Ibitegurwa byose biribanda ku mwana, ibikorwa byose. Nakunze ko muzi ko n'ibiraro bikenewe.
kandi ibiraro n'abantu bakuru baba babivuze, ariko abana mwabonye ko ibiraro bikenewe, mwabonye ko umuhanda ukenewe. Hari abandi tuba twaganiriye twavuze umuhanda, ariko namwe abana mwawuvuze. Niyo mpamvu nabashimiye ko muri abantu bakomeye cyane, munareba mukareba na bya bindi abantu bakuru baba barebyeho. Ibyo byose rero mu mikoro y'igihugu byose bizagenda byitabwaho, ariko namwe hari ibyo mugomba gukora. Yari yabigarutseho, tubasabe namwe bwa mbere y'ibindi byose mubanze mwiyubahe, mwihesha agaciro, sibyo? Mwavuyemo abayobozi, muzagera no ku rwego rw'igihugu muri abayobozi, minisitiri, guverineri guverineri warenze intara, wabaye ku rwego rw'igihugu, wabaye minisitiri, n'abandi bagenzi bawe ejo n'ejo bundi mwebwe dufite muzamuyobora. Ntabwo muzabigeraho mutiyubashye, yabigarutseho. Mwiyubahe, ariko mwirinde kurarikira ibirenze ubushobozi mufite, kuko nibyo bituma mujya kwiyandarika. Ababashuka bose babashukisha ibyo mudafite. Rero murebe ibikwiriye ababyeyi banyu bashobora kubaha, igihugu cyanyu gishobora kubaha, mwirinde ibirenze ibyo ngibyo, kuko nibyo byabaroha. Nta nubwo mwazaba mukivuyemo babayobozi. Hanyuma ubundi uko mwasabye ko tuganira hano, musabe n'ababyeyi banyu ikiganiro mu rugo, musabe kuganira n'ababyeyi mu ngo. Ibi mwari mutubwira ngo mwifuza ko mwajya muganira ku rwego rw'inteko z'imidugudu, no mu rugo iwanyu musabe habeho ikiganiro. Mujye musaba, ubundi papa mama abana bagomba kuganira. Mugire umwanya wo kuganira mu rugo, bya bindi bidakeneye ingengo y'imari mushobora gukemura mu rugo, mubiganire nk'abagize umuryango, kuko ryajwi ryanyu rihere hahandi mu rugo, mutange ibitekerezo byanyu, n'ababyeyi banyu mubahindure. Hari abafite ababyeyi nabo bafite biroha muri bya biyobyabwenge, kandi mwabahindura. Ntimubizi se ko mwabahindura? Ibitekerezo byanyu byagira icyo bihindura mu muryango. Murere barumuna banyu, yewe na bakuru banyu, kandi twese duhurize hamwe, twige cyane, dutsinde. Gutsinda byo ni ngombwa, gutsinda ni ngombwa, mubikangurire n'abandi. Hanyuma tuzagira abayobozi beza batuyobora mu gihe twebwe natwe tutazaba tukibasha no kuyobora, ari mwebwe muzaba muyobora kino gihugu. Hanyuma mwatubwiye ngo tubashimirire ubuyobozi, turabushima, n'abandi babigarutseho, turabibashimira. Na nyakubahwa perezida wa repubulika, kugira ngo mumushimire nuko mukora ibyo yifuza, nuko muba abana biyubaha, b'indangagaciro nk'uko yabigarutseho. Abana b'abahanga yabahaye amahirwe yose, yo kwiga, nimuyakoreshe. Mwavugaga ngo mukeneye refectoire ku ishuri, hari icyakozwe, twabonye ibiryo, turarya ku ishuri, abana barajya ku ishuri bakabona ifunguro. Ni hano honyine mu gihugu cyacu honyine n'ibyo bintu bikoreka. Rero tubyaze amahirwe ibyo twabonye, tubibyaze umusaruro, twige cyane, hanyuma dukore cyane. Gukora cyane, ikirango cy'igihugu kirimwo indangagaciro 3: ubumwe, gukunda igihugu n'umurimo. Ubumwe, gukunda igihugu n'umurimo yabigarutseho. Ibyo byose rero tubyiteho, hanyuma tuzaba abayobozi beza b'iki gihugu cyacu. Reka ngaruke ku muyobozi, nawe yadusabye ko tubashimirira nyakubahwa speaker. Turabikora, yewe na komisiyo yadutumye n'inteko muri rusange. Twe twahagarariye abandi bagenzi bacu mu izina ry'inteko, rero natwe turabashimira ku mwanya mufata w'abana no kubitaho. Nibyo haje groupe nto, ntibyari gushoboka ko mugira groupe nini, ariko tuzirikana ko mufite uruhare runini cyane kugira ngo abana babashe kugira umwanya wo gutanga ibitekerezo no kugira nabo uruhare mu iterambere ry'igihugu, kuko ibyo bakora byose nabo no kugira ngo n'igihugu cyacu gitere imbere, kandi nabo babigizemo uruhare. Ni byiza rero, turabibashimiye. Ubutumwa turabugezayo ku bw'ishimwe, kandi tubizeza ko n'ubundi mu kiganiro tuzagirana tuzajya tubigarukaho, ubwo bufatanye tuzakomeza kubugira. Ngiye rero kuri country director, nawe turabashimira cyane kuri partnership yabo, uruhare bagira mu iterambere, baba babinyujije muri zino nzego bakorana nazo, yaba Minaroke nk'uko babitubwiraga mu turere, NCDA na CRADO nk'uko mukorana,
abapariteneri nk'aba ubundi nibo bakenewe kugira ngo za nzego zose zifatanyirize hamwe kuzamura iterambere ry'igihugu. Rero umupariteneri wese waza udufasha kurushaho kugera ku iterambere twifuza rwose uwo ahabwa ikaze, kandi turabashimira ibyagezweho, dushimira na komitimenti baduhaye, dushimira na komitimenti baduhaye uko bazakomeza. Byaba byiza abana bose mu gihugu mubagezeho, bishobotse abo bana hirya no hino mu zindi NGOs mukorana, iki gikorwa kikajya gikorwa abana bakagira uruhare gutoza abana, no gutoza abana kare nabo gukora, nabo bakiyumva ko bashoboye kuba bagira umusanzu batanga. Rero tubahaye ikaze muri izo nshingano zo kudufasha mu iterambere, twese tugasenyera umugozi umwe kugira ngo turusheho guteza imbere uburenganzira bwa muntu, kandi uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira afite mu iterambere nawe yibonamo. Rero mu izina ry'inteko ishinga amategeko yabakiriye, twe batumye katubashimire cyane, kandi tubemere ko ubwo butumwa tubagezaho. Icya kabiri, tubemere ko ibitekerezo byanyu twabyakiriye, n'ubutaha tuba tugena igihe cyo kuganira, twumva ibitekerezo byanyu. Hanyuma abana namwe tubashimire, tubifurize intsinzi, tubifurize ibiruhuko byiza, ariko kandi tubasabe cyane namwe gukora cyane kugira ngo igihugu cyacu kizabe cya gihugu abantu bose baryohewe nacyo, namwe kandi muryohewe nacyo. Amahirwe dufite tuyabyaze umusaruro. Murakoze cyane abaje babaherekeje, nashimiye abana, nshimira abayobozi, ariko namwe mukora umurimo wa buri munsi wo gufashanya n'aba bana, mukaba mwigomwe n'uyu munsi mukaza namwe hano. Mwese turabashimira uruhare rwanyu. Ndumva icyo twabifuriza ari ugusubira mu ngo amahoro. Numvise abana baturutse mu ntara zitandukanye, turabifuriza urugendo ruhire. Hanyuma tubifuriza kandi no gukomeza gufatanya n'abandi muri kino gihe turimo, abanyarwanda twese gukomeza gufatanyiriza hamwe muri ibi bikorwa byo kwibuka muri iki gihe cy'iminsi 100 dufite, kandi twibuke twiyubaka. Murakoze cyane.